abantu babonye ko tutakibarizwa muri MIE. Hari igihe umubyeyi arakubyara then akagucutsa. Warangiza umubyeyi akicara akavuga ati kandewe uyu mwana ibintu agiye gukora. Kubwiyo mpamvu rero nyina Dorcas tugiye kwicara mu duhanga amaso ahubwo umuntu adushimira. Turarashimira MIE Imana yanjye. Nta nubwo twakwiga tuvuga barabibonye pe. Kuba Imana yabibanyujijemo kugira ngo mutubone. Yabanyujijemo bumvira Imana bazamura icyo Imana yadushizemo turabashimira. God bless you. Kandi abantu bangayitse ngo nagomera tumiranye neza n'ubungubu ahubwo twamuhamagara mukumva kahita n'abasuhuza tumeranye neza cyane kandi turashimira MIE tubikuye ku mutima kubwa support yanyu kubwo kudusengera kubwo kugaragariza abantu iki kintu kiturimo. Hari abantu Imana itegura mu ibanga kabazamura igihe cyayo kigeze. Hari abatekerezaga ko kuba ibyamamare bisaba gukomoka mu miryango ikomeye cyangwa kugira amafaranga menshi, ariko amateka ya Vestina na Dorcas agaragaza ko Imana ishobora gukoresha abantu basanzwe kugira ngo ikore ibintu bidasanzwe. Mu gace k'amajyaruguru y'u Rwanda mu muryango wubakiye ku kwizera havukiye abakobwa babiri baje kuzamenyekana mu gihugu hose no hanze yacyo. Abo ni Vestina na Dorcas. Bakuriye mu muryango wa Gikristo aho gusenga, kuramya no kuririmba byari bimwe mu bigize ubuzima bwabo bwa buri munsi. Kuva bakiri bato bagaragaje impano idasanzwe yo kuririmba maze batangira kwikoresha mu rusengero rwabo rwa ADPR babinyujije mu makorari y'abana mbere yo kwifatanya n'abakuru. Ababyeyi babo babonagamo impano, ariko icyo bifuzaga kurusha ikindi nuko abana babo bakura bafite urukundo rw'Imana. Nta n'umwe wari uzi ko aba bana bato bazageza igihe bakaririmbira imbaga y'abantu indirimbo zabo zikarenga imipaka y'u Rwanda. Mu myaka yakurikiyeho Vestina na Dorcas bakomeje kwitoza kuririmba. Ntibari bafite studio cyangwa ibikoresho bihenze, ariko bari bafite ikintu gikomeye kurusha ibyo byose, icyizere ko Imana ishobora kubakoresha. Batangiye kuririmba indirimbo z'abandi no kuzisangiza abantu ku mbuga nkoranyambaga. Buhoro buhoro amajwi yabo yatangiye gukundwa n'abantu benshi. Mu mwaka wa 2020 habaye impinduka ikomeye. Basohoye indirimbo yabo ya mbere y'umwimerere yitwa Nahawe Ijambo. Yakiriwe neza cyane n'abakunzi ba gospel. Iyo ndirimbo yabaye intangiriro y'urugendo rushya, ituma amazina yabo atangira kumenyekana mu gihugu hose. Nyuma yaho batangiye gukorana MIE Entertainment ya Murindahabi Irene. Ibintu byabafashije gukora umuziki ku rwego rwisumbuyeho. Ariko nubwo insinzi yatangiye kubagaragaraho, ubuzima bwabo ntibwahise bworoha. Bagombaga guhuza amashuri n'umuhamagaro wo kuririmba, bakajya bakora imyitozo, bakitabira amasomo kandi bakagumana imyitwarire myiza nk'abakobwa bakiri bato. Icyatumye abantu benshi babakunda si amajwi yabo gusa, ahubwo n'ubutumwa bwari mu ndirimbo zabo. Indirimbo zabo zatangaga ibyiringiro, zigahumuriza abarushye, zigatera abantu kwizera Imana no kuyiringira. Mu gihe abandi bahanzi bashakaga kwamamara, Vestina na Dorcas bo bakomeje kuvuga ko intego yabo nyamukuru ari uguhesha Imana icyubahiro binyuze mu mpano yabahaye. Ariko ni gute abana b'abakobwa bakiri bato bashoboye kugera ku rwego rwo gukundwa n'igihugu cyose? Ni izihe mbogamizi bahuye nazo bakimara kumenyekana? Abo washishikaje no kumbona na gishya kandi wararize umbona jewe Dorcas Kamikazi nkarira nkubona cyane. Naga ibyo bintu bikunda kuko narakumenye nagishaje. Nyuma yo gusohora indirimbo zabo za mbere, abantu benshi batangiye kubakurikira. Amajwi yabo meza, uburyo baririmbaga bahuza neza ndetse n'ubutumwa bwuzuyemo ibyiringiro byatumye indirimbo zabo zitangira gucurangwa cyane kuri radio, televiziyo no ku mbuga nkoranyambaga. Indirimbo nka Nahawe Ijambo, Sibayari na Yebo n'izindi zakomeje gukundwa n'imbaga y'abakunzi ba gospel. Buri ndirimbo basohoraga yakomezaga kongera umubare w'abakurikiranaga kuri YouTube n'ibindi bitangazamakuru. Mu gihe gito Vestina na Dorcas batangiye gutumirwa mu bitaramo bitandukanye byo kuramya no guhimbaza Imana imbere y'imbaga y'abantu. Byari gihamya ko impano yabo yari maze kwemerwa.
ariko kwamamara kuzana ibigeragezo. Buri kintu cyose bakoraga cyatangiraga kuvugwaho n'abantu batandukanye. Hari ababashimaga ariko hari n'abavugaga ko batangiye guhinduka badagifite umwimerere usanzwe bari bafite wa ADEPR, ahubwo bari kwihuza n'abanyamahanga. Nubwo ibyo byose byabaga, bakomeje gushimangira ko intego yabo atari gushaka icyoro cy'abantu, ahubwo ari gukomeza gukorera Imana. Ubwo bakomezaga kwamamara, batangiye no gutumirwa mu bihugu bitandukanye, byatumye ubutumwa bwabo bugera kure y'u Rwanda, bamenyekana no mu bihugu bituranye n'u Rwanda. Ikindi cyatumye bakundwa cyane ni imyitwarire yabo. Abantu benshi babonaga nk'urugero rwiza rw'urubyiruko rukorera Imana, bakanarangwa n'ubwiyoroshye n'ikinyabupfura. Cyakora uko izina ryabo ryarushagaho gukura, niko n'ibibazo byarushagaho kwiyongera. Hari ibihuha, amakimbirane n'ibindi bibazo byagiye bivugwa mu itangazamakuru no ku mbuga nkoranyambaga. Bamwe bakabyita ibigeragezo bisanzwe bibaho ku bantu bose bamenyekanye, kandi abandi bakabifata ukundi. Muri ibyo bihe byose, Vestine na Dorcas bakomeje gusohora indirimbo nshya no gukomeza umurimo wo kuramya Imana. Bagaragaje ko niyo umuntu ahura n'ibimuca intege, ashobora gukomeza urugendo igihe akomeje kwizera Imana. Ariko niki cyabaye nyuma y'ibi bihe? Gute bakiriye ibibazo bagiye bacamo? Ese urugendo rwabo rwakomeje rute kugeza uyu munsi? Mu rugendo rwabo bagaragaje ko kwamamara atari byo by'ingenzi, ahubwo uko gukomeza umuhamagaro aribyo bifite agaciro. Bagiye bakora ibitaramo byo kuramya no guhimbaza Imana, haba mu Rwanda no hanze yarwo. Bakomeza kubwiriza ubutumwa bwiza binyuze mu ndirimbo. Kimwe mu bintu byatumye bakomeza gukundwa nuko batigeze bahindura intego yabo. Bakomeje kuririmba ubutumwa bw'ibyiringiro, kwizera no gukomera ku Mana nubwo ibihe bitabaga byoroshye. Mu myaka yakurikiyeho bakomeje gusura indirimbo zitandukanye zakiriwe neza n'abakunzi ba gospel. Buri ndirimbo yasohokaga yabaga ubutumwa bushya bwo guhumuriza, gushimira Imana no kuyiringira. Nyuma y'imyaka bakorana ME Empire, Vestine na Dorcas batangiye indi ntambwe nshya mu rugendo rwabo. Bahisemo gukomeza umuziki wabo nk'abahanzi bigenga. Nubwo impamvu nyakuri zitandukanye zitigeze zisobanurwa ku mugaragaro, abo bakomeje guhamya ko umuhamagaro wo kuramya Imana ugikomeje. Uyu munsi bari guteguza abakunzi babo indirimbo nshya, ikimenyetso cy'uko bafite icyerekezo gishya kandi ko urugendo rwabo rwa gospel rukomeje. Urugendo rwabo rwigisha urubyiruko amasomo menshi, rwigisha ko impano igomba kujyana no kwicisha bugufi no gutsinda bisaba kwihangana, kandi ko kunengwa bidakwiye gutuma umuntu areka umuhamagaro we. Rwigisha kandi ko umuntu ashobora gutangira ari muto adafite byinshi, ariko akagera kure yakomeje gukora cyane kandi akiringira Imana. Uyu munsi Vestine na Dorcas bakomeje kuba bamwe mu bahanzi bafite uruhare rukomeye mu muziki wa gospel nyarwanda. Indirimbo zabo zikomeza gukundwa n'abantu b'ingeri zose, kandi ubutumwa bwabo bukomeza kugera ku mitima ya benshi. Ese ejo hazaza habateganirije iki? Nawe bimenya neza, ariko ikigaragara nuko urugendo rwabo rutararangira. Abakunzi babo bakomeje gutegereza ibihangano bishya, kandi nabo bakomeje kugaragaza ko bafite ubushake bwo gukorera Imana igihe cyose. Reka tubashimire ko mwabanye natwe. Iyi ni Pacifique Gospel. Niba ukunda ibiganiro tubagezaho umunsi ku munsi, ntiwagire gukora subscribe, ntiwagire gukora share, ntiwagire gukora like, ntiwagire kuduha igitekerezo muri comment. Imana ibarinde naho mu biganiro byacu bitaha. Yesu wanyoteje ibyaha, anyigisha by'inzira ye, ngo nsenge menezerwe, singize Yesu wanyoteje ibyaha. Shalom shalom bakunzi bacu, bantu b'Imana, inshuti zacu, bafana bacu, bana we nari mbakumbuye cyane. Sinjye bahera nongeye kuza kuri kamera ngo nongere mbavuze.